Ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje gukurikira no kubana natwe kuri Demi Empire. Nizeye ko muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi mumeze neza. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi rwagati nizeye ko mumeze neza. Nibagiwe diaspora cyangwa se twumva mu rurimi rw'ikinyarwanda bahereye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Imana niguha umugisha, ineza n'urukundo byayo bikubeho, cyane cyane wowe ugiye gukora subscribe. Nawe utameze neza rero gira ihumure, wumve ko ejo ari heza, kuko burya ngo nyuma y'umwijima umucyo uraza. Niyo mpamvu rero byose bigenze neza, byose birimo umugisha. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nkuru ivuga muri Mozambique, aho hahora intambara zigiye zitandukanye z'udaca. Mozambique rero si intambara zonyine, ahubwo hari n'intambara ikomeye ya sida. Intambara ikomeye ya sida. Mozambique nk'uko iyi nkuru tuyikesha Igihe, Mozambique abantu barenga 44,000 bishwe na sida mu mwaka umwe. Guverineri cyangwa se guverinoma ya Mozambique yatangaje ko nibura abantu 44,000 bishwe na virusi itera sida muri 2023. Iyo guverinoma kandi igaragaza ko uwo mubare wagabanyutse uvuye ku 44 ukaba 22,000 ukagera ku 2,222. Ibyo byatangajwe kuri wa gatatu tariki 28/10/2024, ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya sida muri icyo gihugu cyashyiraga hanze imibare y'abanduye n'abayirwaye. Guverinoma iragira iti nibura muri uwo mwaka 2023 Mozambique ivuga ko abantu bashya bari 48,000 banduye virusi itera sida, bavuye ku 97,000 muri 2022. Ikomeza igira iti muri rusange abantu bafite virusi itera sida muri Mozambique yose ni 2,400,000. Intara za Sofala na Zambezia rwagati mu gihugu na Nampula iri mu majyaruguru, Zikasa ndetse n'izindi zigiye zitandukanye biza ku isonga mu bice bifite abantu banduye virusi itera sida. Mozambique ni kimwe mu bihugu bitanu bya mbere muri Afurika bifite ubwinshi bw'abantu bafite virusi itera sida, aho iza nyuma ya Eswatini, Lesotho, Afurika y'Epfo na Botswana. Urumva ko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Ibihumbi birenga 44. Ntabwo urumva ko bari kwishima ko byavuye ku 95 byanduraga buri mwaka, bakaza bakajya ku 44 mu mwaka wa 2023. Aho uhereye hirya no hino mu gihugu rero nkwibutsa gukoresha agakingirizo igihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se byananirana ukagerageza kwirinda no gufunga burundu cyangwa se kwifata burundu. Aho byanze ugakoresha agakingirizo kugira ngo birusheho kugufasha no kukurinda kuba wakwandura cyangwa wanduza abandi.
Ndabashimye cyane rero, Imana nikomeze ibane namwe kandi murushaho kwirinda izo ndwara zigiye zitandukanye mwifashishije ubujyanama muhabwa n'abaganga cyangwa se inzobere muri byo. Kora subscribe rero aho ugiye uherereye hirya no hino mu gihugu cyangwa se wowe uri kudukurikira, kugira ngo Imana irusheho kongera no kuguha umugisha mwinshi. Ciao ciao, ndabakunda cyane, muhirwe n'ibyo murimo gukora byose. Imana ikomeze ibateze uburame n'ubugingo, nizeye ko byose bizagenda neza.